gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ndagusuhuze inshuti ya gusenga everyday uri ku mpande zine zitandukanye z'isi, tukubwira ngo Imana iguha umugisha guhitamwo cano gusenga everyday. Twakira abantu bari mu Rwanda, abari Burundi, abari mu biyaga bigari bumva ikirundi n'ikinyarwanda, tubakira kuri cano gusenga everyday, tubabwira ngo turabakunda kandi tubifuriza umwaka mwiza wa 2022. Imana ibaha umugisha. Twakiriye abantu muri Aziya, turababwiye ngo Imana ibaha umugisha ko mwahisemwe cano gusenga everyday. Abari muri Europe tubabwira ngo Imana ibaha umugisha guhitamwo gusenga everyday. Abari muri Amerika amajyaruguru n'amajepfo tubabwira ngo Imana ibaha umugisha guhitamwo gusenga everyday. Abari muri Australia tubabwira ngo Imana ibaha umugisha cyane. Tubabwira ngo kaze kuri cano gusenga everyday. Turabakunda cyane kuko mudukurikirana kumanywa n'ijoro kandi mu inshuti zakadasohoka. Nkuko mubona kuri channel ya gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pasteur MPAZIBIREGO. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Nkuko mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Kaze Pasteur. Murakoze. Tugiye kureba ijambo ry'Imana dukomeza inyigisho zacu mu gitabo ca kabiri ca Petero igice ca 2 umurongo wa 19. Petero ya kabiri igice ca 2 umurongo wa 19 aratubwira ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rurushaho gukomera, kandi muzamukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashoreye n'umwuka wera. Amena. Twaganiriye ubushize ku nzira z'itumanaho hagati y'Imana n'abantu. Twavuze ko Imana iganiriza abantu bose b'ingeri zose, abakire, abakene, abize, abatarize, aboroheje n'abakomeye, abagore, abagabo, abo bose Imana ibanyuriramo kugira ngo igeze ubutumwa bwayo ku itorero ryayo. Noneho rero twaganire ko Imana ishaka kugeza ubutumwa bwayo ku iteraniro cyangwa ku itorero cyangwa ku bwoko bwayo. Hari ubwo ikoresha inzira yo kubonekerwa, hari ubwo ikoresha inzira y'igitangaza n'ikimenyetso, hari ubwo ikoresha inzira y'inzozi n'iyerekwa, hari ubwo Imana ikoresha inzira yo guhura n'umuntu nguko umuntu ahura n'inshuti mu buryo butaziguye, hari ubwo Imana ikoresha ubuhanuzi, hari ubwo Imana ikoresha inyandiko zidasobanutse, hari ubwo Imana ikoresha ihishurirwa. Izo zose zikaba zitwa inzira z'itumanaho hagati y'Imana n'abantu kugira ngo isoze ubushake bwayo. Ubwo rero izo nzira zose zitandukanye, buri wese afite inzira y'itumanaho akorana n'Imana ukwe undi ukwe. Uyu munsi wa none rero turaganira ku mashusho n'ubusobanuro bwayo mu nzira z'itumanaho, tuganira ku ngingo ya mbere y'umusozi. Abantu benshi iyo bagiye mu masengesho bagafashwa, baja mwiyerekwa yabona umusozi agaruka bwira iteraniro ngo tugiye guhura n'ibigeragezo, mupfukame musenge. Ariko ntabwo ibyanditswe byarabitubwira ko umusozi wose ari ikigeragezo. Urebye muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 1, Yesu azamuka ku musozi ntabwo yashaka kuvuga ibigeragezo, ahubwo yashaka kuvuga umusozi w'ubutaka. Hari igihe rero ushobora kwereka umusozi usobanura ubutaka kuko nabwo burakora kandi burakenewe. Ariko umusozi muri Yesaya igice 52 umurongo wa 10, hari igihe umusozi ushobora gusobanura umuntu wanze kwimuka, umuntu wanga kuva aho ari, nk'igituro, umuntu utanyiganyiga. Abantu bakavuga bati uriya muntu yatubereye umusozi kuko yanze kwimuka ngo ave hafi yacu kandi aratugora. Icyo gihe baravuga ngo yatubereye umusozi, bigaragara ko ari umuntu utimuka. Muri Yeremiya 13 umurongo wa 16 hari imisozi. Mu Imana icubahiro itarururutse imisozi bisobanura ngo ni ibyago bitera abantu binangiye cyangwa basuzugwe iby'Imana. Imisozi rero isobanura ibyago, ntabwo ari ibigeragezo, ahubwo ibyago bitandukanye n'ibigeragezo. Nkuko abantu babitekereza ara muri Zakariya ibice 4 umurongo wa 7, imisozi ni ibigeragezo. Hari itandukaniro ry'imisozi y'ibigeragezo n'imisozi y'ibyago, kuko ibigeragezo byose
ntabwo ari ibyago kuko bishobora guturuka no mu ruhande rw'iburyo cyangwa se uruhande runejeje. Ndabaha urugero, ubukire bw'isi ni ibigeragezo ariko ntabwo ari ibyago. Abantu benshi bifuza ubutunzi bw'isi ariko niho hambere havamwe ibigeragezo. Nizo mpamvu umugaragu w'Imana witwa Aguri, Imigani 30:7 kugeza ku 9 avuga ngo nagusabye ibintu bibiri, ntukabinyime umwanya nkiriho, ungure ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Ntukampe ubukire ejo ntahaga nkaguhakana, ariko ntukampe ubukene ntakena nkiba noneho nkagahisha izina ryawe. Bisobanura ngo ndi umurokore nkiba bangahisha izina ry'Uwiteka. Agasenga Imana ngo ndi mu bukire kugira ngo adahakana Imana, ariko ntiyongere ngo imuhe ubukene kugira ngo atagahisha izina ryayo. Noneho Imana itanga ibyo kurya bikwiriye umuntu. Yaravuze ngo Mana umpe ibyo kurya binkwiriye. Umusozi rero hariya ni ibyago muri Yeremiya, ariko muri Zakariya ni ibigeragezo. Amafaranga menshi ni ibigeragezo, ntabwo ari ibyago. None ubwiza bw'umubiri ntabwo ari ibyago ariko ni ibigeragezo, uko nibyo byagushije abana b'abantu mu itangira igice cya 6 bamaze kubona ari beza, ari banini, ari barebare. Kugwa kwabo kwari guturutse ku bwiza bw'umubiri n'ikimero cyabo, noneho bibabera ibigeragezo, bose baragwa. Bituma Imana yicuza icyatumye irema umuntu. Iravuga ngo nicujije icyatumye ndema umuntu. Ihitamo gutsemba abantu yaremye n'ibyaremwe byose, n'amatungo n'ibikururuka n'ibiguruka, kuko Uwiteka yari yicujije icyatumye irema abantu. Ntabwo Bibiliya itubwira ibyaha bakoze bindi, ntabwo Bibiliya itubwira intambara barwanye hirya no hino, ariko Bibiliya itubwira ko ubwibone bwabo bwageze igihe cyo kubarimbura bwari buturutse ku bwiza bari bafite bitwa abana b'abantu. Rero ibyahishuwe ibice 6:14, ntabwo uriya musozi ari ikigeragezo, ntabwo uriya musozi ari ibyago, ntabwo uriya musozi ari umuntu utimuka, ntabwo ari uriya musozi ari ubutaka, ahubwo uriya musozi ni ubwami. Ubwami bukomeye babwita umusozi. Rero abantu bari bakwiriye kureba mu iyerekwa ryabo cyangwa mu ibonekerwa ryabo cyangwa mu nzozi zabo cyangwa mu ishyurirwa ryabo cyangwa mu hanuzi bahanura cyangwa mu nyandiko zidasobanutse, akamanza yareba ko ibyo yabonye byaba birwanya ibyanditswe byera cyangwa byaba byuzuzanya n'ibyanditswe byera. Kuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ntabwo Imana ishobora kukunyurizamo ubutumwa bunyuranije na Bibiliya. Iyo ubutumwa bwiza wakiriye bwanyuranije na Bibiliya uba wavangiwe. Ugomba kureba neza rero, ntukaje ubona inzozi cyangwa iyerekwa ngo urisobanurire abantu utasomye Bibiliya ngo ureba ko biyuzuzanya cyangwa se bihabanye. Urareba ugasoma ibyanditswe byera, kuko ni ibyavuye mu kanwa k'Uwiteka kandi byanditswe n'Umwuka Wera. Ibyo weretswe rero kuko wabyeretswe ushoreye n'Umwuka Wera, ntabwo byari bikwiriye gutandukana n'ibyanditswe byera, ahubwo byari bikwiriye kuzuzanya n'ibyanditswe byera. Noneho ingingo ya 2 y'amashusho turareba umukororombya. Umukororombya dusanzwe tubona mu kirere ariko ufite ishusho y'umuheto, ukaba usa n'utukura ariko uvanze amabara yose. Amabara yose aboneka mu mukororombya. Harimo violet, harimo jaune, harimo bleu, harimo vert, harimo rouge cramoisi, harimo amabara yose ari mu mukororombya. Noneho rero iyo imvura iguye, izuba rikarasa, ikintu cyitwa reflexion de la lumière, ya myambi y'izuba ikanyura mu bitonyanga by'imvura mu kirere, wa mukororombya urirema, waje kubona ukabona izuba rirava ariko ukabona n'imvura iragwa. Uwo ni umukororombya. Iyo uretse umukororombya rero ushobora kuba usobanura iyo mirasire y'izuba yanyuze mu bitonyanga by'imvura, ariko ushobora kwereka umukororombya nk'uwo byanditswe mu itangiriro ibice 9:13, hari umukororombya usobanura indahiro. Imana yaravuze ngo nshize hagati yanjye namwe ikimenyetso cy'umuheto, ari wo mukororombya, ukaba uhindutse indahiro, kuko Uwiteka ari kuvugira imbere y'ubwoko bwayo ngo ntabwo nzongera kurimbuza iyi amazi. Ishyiraho umukororombya. Wa mukororombya uhinduka indahiro ntarengwa, ugahinduka n'amasezerano y'Imana hagati y'Imana n'ubwoko bwayo,
umukororombya. Noneho rero ara mu byahishuwe ibice 10 umurongo wa mbere hari umukororombya. Ubwo Yohana yajaga guconshomera agatabo kari mu ntoke za marayika uwo, haje umukororombya. Uwo mukororombya rero marayika yari yambaye uzengurutse mu ijosi, washushanyaga imbabazi z'Uwiteka, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo mbona marayika wundi, kandi marayika wundi yashushanyaga Kristo. Ubwo yari yambaye umukororombya, ntabwo yaraziye guhana ico gihe, yaraziye kubabarira abakoze ibyaha. Kuvuga ngo umukororombya ku ishusho ya gatatu ushushanya imbabazi. Ishusho ya mbere ni ikirere kihinduranya kubw'imirasire y'izuba inyuze mu itonyanga by'imvura. Uwa kabiri ni isezerano hagati y'Imana, ariyo ndahira Imana yarahiye imbere y'ubwoko bwayo ngo ntabwo nzongera kurimbuza isi amazi. Noneho icya gatatu igasobanura imbabazi z'Uwiteka. Imbabazi z'Uwiteka, uwo mukororombya uriziguje marayika wundi wagaragazaga imbabazi z'Uwiteka. Rero igihano cy'Imana ntabwo cyasibanganya imbabazi, ariko noneho abakorera Imana ni ukumenya ko imbabazi nazo zidakuraho urubanza. Iyo ari urubanza nizo bami Imana igira imbabazi kugira ngo ubabariwe aroko ku rubanza. Kandi noneho rero imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru, nk'uko byanditswe muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 13. Noneho rero ingingo ya gatatu turavuga ku muyaga. Iyo umuyaga uhuha ushobora kuja mu iyerekwa, waba uri mu cyumba cy'amasengesho ukumva umuyaga, ukabona umuyaga uhuha ukareba ibikorwa byawo, kuko umuntu ntabwo areba umuyaga ngo umenye iyo uja cyangwa iyo uva, ariko ubona ibiti bihubangana, none ibiti bikakwereka icyerekezo cy'umuyaga. Za mpinduka z'ikirere rero ziturutse ku mbaraga z'imisozi, birahuha ibiti bikerekera iyo umuyaga werekeye, cyangwa bigahinduka, ariko ugahinduka umuyaga kuri izo mbaraga z'ikirere. Iyo ubonye umuyaga rero bisobanura imbaraga z'ikirere. Ariko umuyaga usomye muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 8, umuyaga ni umwuka wera. Birahari umuyaga urahuha, ntumenye iyo uva ntumenye iyo uja, ariko ikigaragaza ko ari umwuka wera nuko umuyaga uhuha umuntu atawureba, ariko ugakora ibitangaza bikomeye, ugahenura amazu, ugahirika ibiti, ugasunika abantu, ukarimbura amatungo, ukarimbura imyaka. Wa muyaga ukabona imbaraga zawo n'ibikorwa byawo, ariko ntuwurebe. Niko n'umwuka wera ameze. Ashobora guhubanganya imitima y'abinangiye, yabayibuye. Umwuka wera yamugera akawushenjagura, wa muntu agahinduka. Uwo mwuka wera noneho rero akaba ahindutse umuyaga. Gatatu noneho rero umuyaga, Daniel yerekwa igice cya 7 ku murongo wa mbere, yaravuze ngo nagiye kubona, ageze ku murongo wa 2 aravuga ngo mbona imiyaga ine ihubutse ituruka mu mpande enye z'isi. Noneho yashakaga kwereka ubwami bune bwari bugiye kugenda bukurikirana. Icyo gihe rero abonye iyo miyaga ine, abona ko ubwo bwami bune habaye intambara. Avuga ubwami bw'Abakarudaya, Babuloni, avuga Abamedi n'Abaperesi, avuga Abagiriki, avuga Abaroma, uko ubwo bwami buzakurikirana. Noneho biza mu ishusho y'inyamaswa enye, inyamaswa y'intare, inyamaswa y'idubu, inyamaswa y'ingwe, inyamaswa iteye ubwoba itaragira gibara ngo wamenya kumenya iyo ariyo. Yari iri hasi, yakomeraga kurusha izindi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yakomeraga nk'icuma, yakurikiraga za nyamaswa uko ari eshatu. Ariheruka ubwami bw'i Roma bwaramye kurusha ubundi bwami bwose, aribwo bwaherutse, kandi bukarusha ubundi bwami bwabanjirije icyo gihe gukomera. Ihinduka inyamaswa iteye ubwoba. Daniel amaze kubibona abyerekwa mu miyaga ine. Ushobora kubona umuyaga rero zikaba ari imbaraga z'ikirere. Ushobora kubona umuyaga akaba ari iteraniro ryagize ubukonje, Imana ikaba igiye gucunca umuntu umwuka wera ku iteraniro ryayo, abantu bawo kugira ngo noneho bagire ububyutse. Iyo abantu basaba ububyutse basaba umuyaga, baravuga ngo Mana ohereza umuyaga. Ibiba bisobanura ngo bari gusaba umwuka wera mu nzira y'ububyutse, kugira ngo noneho wa mwuka wera aze akora ibitangaza, nk'uko n'umuyaga akora ibitangaza ahirika ibitashoboka guhirikwa n'abantu. Umuyaga rero ni intambara. Mu gice cya 3 imbaraga z'ikirere, umwuka wera, intambara. Noneho turagera ku ngingo ya 4, turareba ishusho y'intare.
abantu bashobora gusenga baba bageze igihe banezerewe cyangwa bafashijwe, ugiye mwibonekerwa cyangwa ugiye mwishurirwa cyangwa ugiye mwiyerekwa akabona intare. Iyo abantu babonye intare rero bahaguruka baravuga ngo mbonye intare yo mu muryango wa Yuda, agatangira agasenga ngo Mana urakoze kuko wabonye ko nkwiriye ndi wo kwizerwa ukangendera mu ishusho y'intare y'umuryango wa Yuda, kuko intare yo mu muryango wa Yuda ishushanya Kristo Yesu. Ariko ntabwo intare yose iza mu ishusho ya Kristo, kuko Satani azi kwigana, azi yuko Yesu ari intare yo mu muryango wa Yuda, nawe akihindura intare. Somye Petero ya mbere 8 aravuga ngo mwirinde ibisindisha, kuko Satani n'umurezi wanyu azerera nk'intare yifuza kubona uwo yaconshomera. Intare ni Satani. Intare yo mu muryango wa Yuda ni Yesu, ariko intare yivuga ishaka ko yaconshomera ni Satani. Noneho rero intare ya gatatu ni inyamaswa y'inkazi iba mu ishamba, bayitaga umwami w'ishamba. Intare bitariyo ni intare ikomeye ifite imbaraga, iba mu ishamba, ibeshaho no guhiga, itungwa n'inyama, ubwo ni carnivore, ni intare. Iyo ntare rero icatumye bayigereranya na Satani, bakongera bakayigereranya n'intare yo mu muryango wa Yuda. Icyambere ifite imbaraga, kubw'umurage Yakobo yahaye abana be, yageze kuri Yuda aramubwira ngo Yuda we mu bana banje uko ari 12 ni icana cy'intare. Aravuga ngo uvuye mu muhigo mwana wanje, yunamye ngo abunda nk'intare, ngo ndetse nk'intare y'ingore ninde wabasha kwivumbura. Icatumye bavuga ngo Yuda we agereranywa n'intare y'ingore, nuko intare y'ingore ikomeye kandi ikagira uburakari bukaze kandi ikagira amahane, ariko iyo ntare y'ingore ngo ninde wayivumbura kugira uburakari bukaze. Noneho rero Yakobo amaze gutanga uwo murage, Yohana ari guhishurirwa aja kubibona mu gitabo cy'ibyahishuwe ngo wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda ni igishiti ca Dawidi, aranesheje kugira ngo abumbure kiriya gitabo amene n'ibimenyetso bigifatanije. Ubwo rero intare ya mbere twumvise ko ari intare yo mu muryango wa Yuda ari Kristo. Intare ya kabiri ikaba Satani, Petero ya mbere 5:8. Intare ya gatatu ikaba inyamaswa y'ishamba nk'ariya mu bacamanzi bice 12:6. Ubwo Samusoni yamanukaga agahura n'umugunzu w'intare, maze imbaraga z'Imana zimuzaho cyane, umwuka wera muzaho cyane, afata ya ntare arayitanyagura nk'uko umuntu yatanyagura umwana w'ihene. Iyo ntare yari inyamaswa y'ishamba yitwa intare carnivore. Noneho rero urebye mu byahishuwe ibice 13 ku murongo wa mbere aravuga ngo nkiyagaze ku musenyi wo ku nyanja, mbona inyamaswa ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Ku mitwe yayo hari ibisingo n'amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaganiwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Iriya ntare ya hariya ni ubutegetsi bukomeye. Intare ishobora kuba inyamaswa y'ishamba, intare ishobora kuba intare yo mu muryango wa Yuda ari we Yesu Kristo, intare ishobora kuba Satani ariyo yivuga kugira ngo irebe abantu yaconshomera. Icyatumye yigeranya na Satani nuko intare igira imbaraga ariko ikagira n'ubwoba. Irya uwikanze, iyo ushize amanga ugashikama nayo igira ubwoba igakeka. Nandizo mpabo bayise intare yivuga, ihigahiga kugira ngo irebe uwo yaconshomera. Nuvuga intare iyo agiye mu shuru ya Satani igira imbaraga ariko igaconshomera uwagize ubwoba, utahagaze mu byizerwa, umukristo utashikabye, niwe Satani abasha kunesha mu buryo bw'ishusho y'intare. Intare rero umuntu ashobora kwerekwa. Twaganiriye uko umuntu yerekwa ifarashi, tuganira uko umuntu yerekwa imbwa, tuganira uko umuntu yerekwa noneho intare, tuganira uko umuntu yerekwa umukororombya, tuganira uko umuntu yerekwa umusozi. Buri wese yarakwiye kuja areba akagenzura, ese icyaje mwibonekerwa cyangwa mwiyerekwa cyangwa mwishurirwa cyangwa mu nzozi cyaba gihuje n'ijambo ry'Imana? Gishobora kuba gihuje n'ijambo ry'Imana cyangwa ukaba watekereje ibitekerezo byawe. Hari igihe umuntu yibwira ibitagira umumaro,
hari igihe umuntu atekereza ku by'isi yaje kuryama yasinzira yashusho ya bya bindi yatekereje ikamugarukira rimwe agahaguruka avuga ko ari igisubizo kiva ku Mana ariko ari ikintu yitwa filime y'ishusho y'ibyo yatekereje akabirema muri we none amara kubirema muri we bikagaruka nka filime bikurikirana mu bitekerezo yabasinziriye akabyita iyerekwa oya iyerekwa ntabwo rivuguruza ijambo ry'Imana iyerekwa ryuzuzanya n'ijambo ry'Imana Imana yakugerera ikaba ashaka kugira ikikwereka ntabwo itandukana n'ijambo ryayo ahubwo ntabwo abantu rero bakwiriye guhanura uko bishakiye cyangwa ngo babonekere uko bishakiye ahubwo Imana ivuga ibyayo ikoresheje abantu bayo ariko ijambo ry'Imana avuga ngo bashoreye n'umwuka wera Imana yacu dusange tuzakomeza ku busobanuro bw'inzira z'itumanaho mu mashusho ikindi gihe Imana yacu igiye kubyumva no gusobanukirwa ubona ishusho asenga Imana kugira ngo Imana irusheho kuba ubundi busobanuro bwimbitse iyo weretswe ishusho nuba ngo bisa kongera gusenga kugira ngo Imana ibikwereke mu magambo kuko iyo ari ishusho ishobora gusobanura byinshi nawe ugomba gusenga kugira ngo ubusobanuro bwimbitse bw'ukuri buve ku Mana iyo ushorera umwuka wera rero uhamanya n'ijambo ry'Imana maze ubutumwa bwiza bukagera ku bantu b'Imana Imana yacu idufashe kandi dusange dukomerere muri izi nzira z'itumanaho niba werekwa shikama niba urota shikama niba uhishurirwa shikama niba Imana yaragutoranije gukoresha mu kimenyetso n'igitangaza shikama niba Imana ikoresha ubuhanuzi shikama niba ikuhamagara ngo ukoreshe inyandiko zidasobanutse shikama ariko ubutumwa bw'Imana bugere ku bantu bayo kandi bwubake itorero mu izina rya Yesu turagushimiye pasiteri Imana iguhe umugisha cyane